Reka nongere ngusuhuzane ariko nguha n'ikaze we mukunzi wacu udahwema kudukurikira umunsi ku munsi. Reka nkubwire ngo uri uw'agaciro wamaze gukanda subscribe. Nibutse nawe utari wayikora kuyikora aka kanya kugira ngo buri gihe cyose dusenge inkuru cyangwa se ikiganiro ujye ubasha kukibona 5 kuri 5, tubashe kubana neza mu makuru ndetse n'ibiganiro tunyuza hano kuri Ukuri News TV. Twongeye kugaruka rero kukugezaho amakuru agiye atandukanye, y'amakuru aba acyaracara ku bindi binyamakuru, dore ko tuba twayakuzaniye vuba mu bwangu kugira ngo ubashe kuyamenya mu ba mbere. Reka tukubwire ko rero uduhanga tugera kuri 17 twabashe kubonwa mu mudugudu wa Kabanga, aho ngaho ni hafi n'umujyi wa Mpinga, mu birometero bigera kuri 40 uturutse mu mujyi wa Kampala, ubwo abana bari bavuye gutasha bakabasha kubona ikintu kidasanzwe kimeze nk'igisanduku, ari nako bahise tabaza inzego z'umutekano zigiye zitandukanye. Hasigaye polisi ibasha kuba yahagera, ibasha kuba yabonamo amagufa ndetse n'uduhanga tugera kuri 17. Aganira n'ibiro bya ntaramakuru bya FP, Bwana Karimu, uwo nguwo nyine ni FBI wa polisi yahara mu gihugu cya Uganda, yatangaje ko bahishuye ndetse babashe kuba babona icyo gisanduku kirimo uduhanga tugera kuri 17 ndetse n'amagufa. Bagikomeje iperereza mu kubasha kuba bamenya mbese ibitsina ndetse n'imyaka bari bamaze bishwe muri icyo gisanduku aho bari batabye. Reka tukubwire ko rero iperereza ryo rigikomeje, aho umuyobozi wa polisi yagaragaje ko harimo gukekwa nyir'ubwo butaka, cyane ko yacitse inzego z'iperereza ubwo zari ziri kumubaza kuri icyo kibazo nyine. Reka nongere ngusuhuzane ariko nguha n'ikaze we mukunzi wacu udahwema kudukurikira umunsi ku munsi. Reka nkubwire ngo uri uw'agaciro wamaze gukanda subscribe. Nibutse nawe utari wayikora kuyikora aka kanya kugira ngo buri gihe cyose dusenge inkuru cyangwa se ikiganiro ujye ubasha kukibona mu ba mbere, bityo tubashe kubana mu makuru ndetse n'ibiganiro tunyuza hano Ukuri News TV. Tugarutse rero muri studio Gitaraganya kugira ngo dufatanye kurambura hamwe izi paje z'aya makuru, dore ko hari amakuru aba acyaracara ku bindi binyamakuru, y'amakuru abagezweho tubasha guhita tukugezaho ako kanya ukabasha kuyabona mu ba mbere. Reka rero twihuse cyane tutagutindiye tukubwire ko uduhanga n'amagufa byabonwe mu mudugudu wa Kabanga, aho ngaho ni mu gihugu cya Uganda hafi n'umujyi wa Mpinga, ku birometero bisaga 40 uturutse mu mujyi wa Kampala. Uduhanga tugera kuri 17 twabashije kubonwa aho ngaho muri icyo gisanduku mu mudugudu wa Kabanga, aho abana bari bagiye gutasha bakabasha kubona ikintu kidasanzwe, ari nako bahise bitabaza inzego zigiye zitandukanye. Polisi ya kiriya gihugu cya Uganda ikabasha guhita ikoresha igihe gito ikahagera, ikabasha kuba yabona icyo gisanduku, ari nako iperereza ryahise ritangizwa, bakabasha kumenya mbese ninde waba warishe abo bantu bagiye batandukanye, cyane ko ahangaha habonwe iki gisanduku kirimo uduhanga tugera kuri 17, ari naho abaturage ndetse n'abantu bagiye batandukanye bakunda gukorera amasengesho, ndetse ko bakunda kuhasengera cyane mu buryo bukomeye. Aganira na AFP, Bwana Karimu, uwo nguwo ni umuvugizi wa polisi ya kiriya gihugu, yemeje aya makuru nyuma y'uko bari bamaze kubona icyo gisanduku, anahishura ko bakimenya aya makuru babashe kuba bahagera bagasangamo amagufa ndetse n'imitwe igera kuri 17, bitazwi uwaba yagiriye nabi aba bantu muri rusange. Dore ko iperereza ryo rikomeye, abaturage bari bahungabanye kubera icyo gitekerezo cyangwa se ayo makuru yari yamenyekanye bacyumva ibyo tuduhanga, ari nako Bwana Magie yahise atangaza ko bagomba gukomera kubera ko ibyavuye mu iperereza bitari byatangazwa, cyane ko polisi ya kiriya gihugu igikomeje iperereza ryo kugira ngo hamenyekane neza uwaba yishe aba bantu mu buryo bugiye butandukanye, cyane ko polisi irimo gukora iperereza kwa nyir'ubu butaka kubera ko nyir'ubu butaka yahise acika inzego z'umutekano
ndetse n'inzego z'iperereza muri rusange, akabasha kuba yakirukanka, ari nako barimo kumuhigisha uruhindu kugira ngo abe yatanga amakuru kuri iki gisanduku basanze gitabwe mu butaka bwe, dore ko bavuga ko ari umugabo utateye ubwoba cyane, ariko agenda agaragaza amanyanga. Abaturage bo muri ako karere baravuga ko uyu mugabo bitazwi neza ko ari we waba yishe aba bantu, dore ko hari ibintu bigiye bitandukanye agenda akora, ibintu bimeze nka maji, ari nako inzego z'umutekano zahise zifata icyemezo cyo kumuhiga bukware, akabasha kugaragaza n'ibindi bigenda bikorerwa iwe, cyane ko ari umuvuzi ngo gakondo, agenda akora ibintu bijyanye n'ubupfumu, akatangaza ibi byatahowe mu murima we mu buryo bugiye butandukanye. Reka tukubwire ko rero tukimara kumenya iby'iki gisanduku, twabashije guterera amaso tukabasha kureba n'ibiri kuvugwa hariya mu ntara ya Kibale, kugeza ubwo havugwa ko imyigaragambyo irimo gutegurwa n'uwahoze ari Bobi Wine ndetse uwitwa Bobi Wine, bivugwa ko igomba gutegurwa mu buryo bw'ibanga. Museveni akaba yavuze ko iyo myigaragambyo itagomba gutegurwa habe na gatoya, ndetse kitagomba gushyirwa mu bikorwa. Reka tukubwire ko rero iby'iki gisanduku reka tube tubisubikiye aha ngaha.